Hari ibibazo maze kurambirwa gusubiza. Abantu mumbaza ngo application za UR zizatangira ryari. Ndabasaba ngo musengere isengesho mugiye kujya kuryama cyangwa se ejo ni mubyuke cyangwa n'ikindi gihe. Mujye musenga ngo Mana ujye umfasha ibyo ntashobora guhindura, ume umutima wo kubyihanganira no kubyakira. Application za UR ntabwo ziratangira. Igihe zizatangirira tuzababwira. Congratulations ku bantu mwabonye resulta za examen mwakoze muri medicine na dental. Igikurikiyeho no kujya gukora interview. Abazatsindwa interview muzaza tubashirireho faculty zindi ebyiri zizaba zisigaye. Noneho n'abantu mutarakora application nimwe muri UR nibwo muzatangira gushiraho faculty zindi ebyiri mu gihe application zizaba zitangiye icyo bita general application. Na babandi babuze amahirwe aribwo bemerewe gushiraho izindi faculty. Ibyo bintu byumvikane bano banjye ni mugireke gushyuha mu mutwe. Nimba wumvishije iyi video isharinge mugenzi wawe, hatazagira undi muntu uzageza kubaza iki kibazo buri munsi ngo application zizatangira ryari, hatazahura n'abantu bakamubwira ngo zatangiye, ishyura 45,000, ishyura 5,000, ishyura amafaranga 1,000 tugukorera application yawe yo muri UR. Kandi abo bantu nabo bakora ibyo bintu mumenye yuko igihembo cyanyu ari ukuzajya kubisobanura imbere ya RIB umunsi umwe. N'abantu mwe mukora ibyo bintu bazabibahanira. Ibihe byiza mwebwe mwakoze subscribe kuri Menya na Ibi TV. Ni Theoneste wanyu akaganyije kubatangariza yuko abantu mwakoze examina interview muri medicine na dental ko resulta zanyu zasohotse. Anga bari kukubwira ngo to the candidates who sit for the inter exam for MBBS and DDS programs. Dear candidates, the result of clinical aptitude test for MBBS and DDS academic year 2025-2026 and date of interview. We would like to inform all candidates who took the inter-exam for the MBBS and DDS program that the result of clinical aptitude test for the academic year 2025-2026 have been published and are now available on the official website of University of Rwanda UR and the College of Medicine and Health Sciences CMHS. Anga bari kubwira ko abantu bishimiye kubamenyesha ko abakandida bose bakoze examen yo muri medicine na dental surgery programs ko resulta zabo zo muri 2025-2026 zatangajwe. Zikaba ziri kuboneka ku rukuta rwa University of Rwanda ndetse no muri no ku rukuta rwa college ya CMHS. Hano bagakomeza bakubwira ngo candidates who have been shortlisted for next stage will find their interview date listed per group and alongside their names on the sheet for the published result. The interview dates are 21 to 23 May 2025 starting from 8 hours per 30 minutes at UR Remera campus at UR Remera campus. This interview from part of the final selection process. Anga ubwo bari kukubwira ko hano ko bari kukubwira ko abanyeshuri bose babaye shortlisted kuri iyi stage bagomba kujya ku yindi stage ya interview, aho iyo interview izagibwamo n'abanyeshuri batsinze zira exam. 20 Iyo interview izaba ku itariki 21
kugera kuri 23. Ubwo hari abazagenda kuri 21, hari abazagenda kuri 22 n'abazagenda kuri 23 ukurikije ku itariki baguhaye uzagenderaho. Iyo interview izatangira saa 2:30 muri UR Remera campus. Waba uri Rusizi, waba uri Nyagatare, waba uri Ngoma, waba uri Kirehe, waba uri Nyamasheke, Rutsiro na za Karongi, interview uzayikorera hehe? Muri UR Remera. This interview from part of the final selection process. Iyi interview izaba ari final selection process. Please attend the interview with your ID card and refer to the UR and CMHS website for detailed information. Ugomba kuzaza ufite irangamuntu yawe, ubwo ID na registration number yawe ni ya indi n'ubundi ugomba kuyizi no mu mutwe, usibye ko nabo bayifite. Ahangaha and refer to the UR and CMHS website for detailed information. Ushatse kumenya byinshi ushobora kujya kuri UR website cyangwa se ukajya kuri CMHS website for detailed information. Thank you for your application. Thank you applicant for your interest and participation. Tugushimiye wowe nk'umunyeshuri cyangwa wowe applying, turagushimiye ndetse tugushimiye nuko wabaye interested, kandi twiteguye yuko uzitabira ahantu muri interview tugutumiyemo. And wish you a success in the next phase of the admission process. Turishimye rwose kandi turifuza yuko iyi phase ikurikiraho uzayitsinda rwose. Bikaba bimenyeshejwe cyangwa se wabishyizeho umukono, bamwita Abraham HM Mitik MD, uwo ni principal. Nizere yuko iri tangazo muryumvishe neza kandi muzahagerera ku gihe rwose. Ndashaka yuko mu bantu akoreye nsanze mwese abenshi murimo rwose nimuzanenguhe, muzagende muhacyana umucyo kabisa, muhagaragare. Ubwo liste ndaje nyibahereze mu kanya muri groupe, ibintu bikomeze bigende neza. Mwe wumva iki kiganiro nugira umujinya kandi nurakare, amafufu n'amafaranga bibafubike badi. Bye.